nyine reka nkubwire ntuzahure n'umukobwa gukururwe n'ubwiza bwe nyine tumva wamukunze ubwiza bwe bugushuke ubwiza bwe yego buzagukurure ariko basi uzarebe n'ikintu afite mu mutwe nyine ukuntu atekereza ukuntu yitwara ese iyo yarakaye akwitwara hate mu mezi 3 biba byeretse ko umuntu aba akiri kwiyoberanya ariko nyuma y'ayo mezi waratangiye kubona reality y'umuntu wa mukobwa muzashwana muri mu kabari akagusuzuguza abashuti bawe uwo n'umugeza mu rugo azagukubita cyangwa nawe wa mukobwa uwo mungu muzashwana akagutimburira mu kabari mu bantu niyo anagutimbura muri mwenyine we ni mu bana azakwica ahubwo ikintu muba mugomba gukora ni ukumenya umuntu yego umuntu ntabwo wamumenya wese ariko uba ugomba kuba ufite basic y'umuntu ese yarakaye yabigenza ati ni wa muntu urakara ibintu bigacicika ukabona ibintu byose biraduruvanze uwo mwihorere ese akoresha gute amafaranga araspendinga n'ibitari necessary arabishamadukira tukabigura uwo mwihorere ntago azamenya kubikira urugo ese iyo turi mu bantu yitwara gute yambara gute avuga ate yubaha gute ababyeyi banjye yubaha gute inshuti zanjye umukobwa utazubaha inshuti zawe nawe ngo akubahe mu bantu cyangwa umuhungu uwo mwihorere shyira ku ruhande uwo ntago zubaka